His power, Father, into our lives. We give you glory for this time and opportunity that you've given unto us to hear your word, O King of glory. We are so excited, O God. Father, we ask of you, Lord, that may you speak to us through your word, Father. May you, Father, King of glory, continue to renew our mind through the word that we are going to hear tonight, O God. Father, may you use your own Son, O King of glory. Let him not speak his own knowledge and understanding, but may he speak the words that comes from you, Lord. And whichever thing that we are going to learn, O King of glory, let it be our daily life, and that we may move with it, and let it be the thing that we do in every day. We love you and we exalt your name in Jesus' name. Amen. Amen. Ni karibu kwa Murakoze Baba. cyane. Murakoze cyane, murakoze. Imana yacu ishimwe cyane. Muri abantu umugisha, buri muntu wese wafashe umwanya akanzamura mu buryo bwo gusenga. Pawulo navuze ngo mujye munsabira uburyo bwose uko mbumbuye akanwa, kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza atagira inkomyi. Yarabizi neza ko inkomyi ishoboka kubaho. Rero ndashimira buri muntu wese wafashe iyo initiative, afata uwo mwanya kumva ko ari inshingano z'abana b'Imana akabikora. Imana ishimwe cyane. Buri muntu wese welcome. Dushimiye Imana, kandi ndizera ko buri kimwe cyose kiza kugenda neza nta kibazo. Ejo nagize interruption cyangwa se disturbance, ariko yayisingisha ibintu byinshi cyane, kuko from guhera guhera saa sita z'amanywa natangiye kumva disturbance. Nibaza what is kind of this disturbance. Ibintu numva harimo ambutiyage nyinshi cyane mu kirere ndibuze gukoramo. Ndibaza what happened. Fata umwanya ndasenga, ariko nkibaza biraza kugenda gutse. Rero ejo telefone zampamagaye mu buryo ntige kuva nabaho rwose, wari kugira ngo ni inzu yahiye, nagomba kuzinya. The one ndumurezi okay, hari byo nshinzwe, hari ibyuma byagomba gutizwa gukoreshwa no munsi mu murenge wacu. Hari abadepite badusuye kandi byinshi byari kuva mu kigo, ubwo barampamagara. Ubwo already namaze ku joininga nkabakopa, ariko ntazi kanacyo bashaka. Ariko nkibaza si wundi ni gute niriwe ku ishuri bagomba kuza kwifata, ariko urumva the behind ndajya kubitanga kandi ngomba no kubisinyira. Nyuma hari telefone yampamagaye, mfite umuvandimwe mubyara wanjye mu muryango, bampamagara ko apfuye. Ubwo urumva byose bya breathing noise muri mind yanjye, bituma stability haba ikibazo. Ariko so sorry, ndibaza ko message yaratambutse n'ubundi ni class, nta kindi urwego twamuvugamo urwo ari rwo rwose, ariko message yaratambutse. Ariko byarandistabinze, mpita numva hari ikintu tugomba gukora ko byagenda kose. Any person uzajya ufata umwanya tubona bamukizeho, si ukuvuga gusa ngo turaza kumukurikira, ariko it's better to prepare. We are still in a conflict. Ntabwo deva bayishimira ko message itambuka cyane cyane ya Kristo, ntabwo bashaka itambuka. Hari uburyo bwinshi akoresha, ariko we are here to support each other. Anyone, nimbari Olivier mfashe umwanya anza tumuzamure, nimbari giye ufashe anzamure, Anderson, bizatuma tugukorera hamwe. Kandi any kind y'ikintu cyose, maybe mwashobora kumushyiraho ati mbonye bashyizeho mama Beatrice, atese ma Beatrice araza kutubwira iki buriya. Oya icyo kintu uri kuvuga, maybe ushobora kutazi ko gifite sound iri bu destroying wa muntu mu buryo uri behind. Wowe ushobora kutabizi ko anything we speak, cyo tuvuze cyose ushobora kuza ari weapon iri against ikintu runaka. Rero bisaba ngombwa uware wese twatura ko agomba kuza kuvuga Kristo uko byagenda kose. Imana ishimwe cyane. Murakoze. From Monday ku munsi wa mbere twaganiriye, twavuze twifashishije icyanditswe cyo mu Rwanda rwa kabiri rwa Petero ibice bitatu were ku murongo wa 15-16. Ntabwo nenda ku postinga, twawugano bihagije. Twabonye recommendation Peter arekomanda Paulo, ndetse tufata n'umwanzuro ko natwe dushaka kubaka urwego uburyo bwose. Nimba ari Gerard
ndamutse mfite groupe hano Ingaraba nkabona ntari available yo kujya kuyiganiriza kandi ishaka kumenya Kristo, nkavuga ngo ngiye kubereza Gerard n'umwana w'Imana aravuga Kristo as he speak, ndetse byanashoboka nkavuga ngo araza kujya deeply, arakanashimye kuri mani simwe n'umuntu ufite uburyo bwo kwicara akajya deeply akareba understanding, nabyo nabirekomanda. Ni uburyo bwiza cyane uwo tuvuga ni Kristo. Petero yarekomanze Paulo, ndetse agira ku rwego yavuze ko harimo mu nzandiko harimo byinshi bigoye. Rero mu byo yahishuriwe ni byinshi cyane, twafashemo justification, gutsindishirizwa, dusoza tubona gutsindishirizwa naho biturutse ku murimo Imana yakoze ku bwayikoreye muri Kristo Yesu. Umuntu wakiriye Kristo, umuntu wize akakira umurimo binyuze mu butumwa bwiza, imbere y'Imana nuwera, n'umuziranenge, nagawa, agomba gusabana n'Imana, nta kibazo afite. Muri we yarabohowe, muri we yaratsindishirijwe. There is no record of sin. Uwari wese waza avuga ngo hari ibyaha bitabasha gukira, zoketa shimandova ya siri, no, refuse. You are justified because because faith, that faith is come because of the gospel. Hari ababwirije wakira ubutumwa bwiza, maze kubwakira wakira gutsindishirizwa. Imana ishimwe cyane. Ku munsi wa kabiri ariho ejo nahuye na some disturbance zitandukanye, ariko message yaratambutse, twafashemo mu gace gato cyane kagaragaza ko abantu bagenda bahindagura. Dufatamo icyo bita forgiveness. N'ubundi forgiveness ikintu cyose nkuko Brother Olympe yabivuze, nimba ikintu cyatanzwe n'Uhoraho nacyo n'igihoraho. Nimba twarababariwe kubw'umurimo Kristo yakoze, twababariwe rimwe kandi by'iteka ryose. Umunsi tubyakira byari bibaye, ikindi gisigaye nukumenya, nugukurira mu kumenya ko icyo gikorwa cyabaye, ntabwo ari igikorwa umuntu akora nkuko twabikuriyemo. Ziragoye kuzumva kuko biragoye. Umuntu kenshi na kenshi twagiye tubwirwa abantu bavuga ngo gerageza ufate umwanya usenge, urugendo ugiye gukora ashobora gupfa utasabye imbabazi, ashobora gupfa hari ibintu washitakize ku murongo, gerageza ibintu bigire, irinde iherezo ryawe itazaba ribi. Samusoni yagize gutya birangira atagezeyo, kandi Samusoni twamubonye mu ntwari zo kwizera. Mose igihugu akirebesheje amaso ntibyagenda gutya, nta kibazo cya Mose. Twabonye Mose kubwo kumenya Kristo byatumye ahitamo kurenganywa n'Abisirayeli kubw'ubutunzi butagira akagero yari amaze kubona muri Kristo, yari yamaze kwizera Kristo. Rero benshi ingero batanga sometime ni ukwangiza ibyanditswe, nk'uko Petero yavuze ngo iyo bamaze kudasobanukirwa inzandiko za Paulo zirimo byinshi, sometime binagoye kubyumva, ibyo ubwabyo bihita binatuma n'ibindi byanditswe byose babivangavanga. Naho twashoreje tugiye gukomeza, nabwe ngo tugiye kureba mu byanditswe bindi ni ibihe tugiye kureba. Ndashaka ko dusoma uyu munsi, tugiye kureba Yesu Kristo mu mazina dusanga mu itangiriro ibice 5 niho tuza kwibanda cyane. Bivuga ku masekuruza, bivuga ngo urubyaro rwa Adamu, ni genealogy cyangwa se ibisekuruza. Duhere kuri Adamu kugeza kuri Nowa ni abantu 10. Tugiye kureba which message, ariko nta which message nk'arindi, ahubwo tugiye kureba Yesu Kristo uburyo yarahishe. Naho tugiye kuvuga ngo which message, nuko hari umuntu yagira ngo hari ubundi butumwa cyangwa indi message. Nta yindi message irimo hariya, ni Kristo wari urimo, ariko mu buryo bw'ibimenyetso, mu buryo bw'ibishushanyo, ariko true substance uwo byagaragazaga ninde? Ni Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Naho tugiye kuganira, turihutisha n'ubundi igihe cyacu kiba kigenda cyihuta. Turaca nagerageje gupanga mu bice bice nka 5 section 5 cyangwa se ibice 5. Igice cya mbere turareba Adamu, tuze kureba Adamu, ariko tuze no kubona Adamu agwa, noneho Imana ikagena uburyo iza kumucungura. Turabibona mu mazina ane: Adamu, Seti na Enosh ndetse na Kenan. Igice cya kabiri turaza kureba ubwo buryo yagomba gucungura umuntu, byagomba kugenda gute, yari incarnation. Turaza kubishurirwa ku izina rya Mahareli n'izina rya Yeretz. Agace ka gatatu turaza kureba ese niki
amaze kuza mu isi Yesu yakoze yagombaga kwihishura akanahishura Imana uwagaragaye muri simbole akagaragara mu bimenyetso akagaragara mu bicucu none we ubwe yari yiyiziye akaza agahishura kandi akishurira abantu akagaza Imana akandi binyuze mu kwigisha. Aho ni kuri Enoki. Agace ka kane ni ubuhe buryo yagomba gukoresha, ni izihe nzira yagomba gupfa, tuza kureba kuri Metusela. Agace ka gatanu turaza kureba byagenze gutari nako kanyuma agakiza nyirizina uburyo yaje gucungura ku izina rya Lameki n'izina rya Nowa. Imana ishimwe cyane. Turatangira rero agace ka mbere ariko abanje introduction. Twarabibonye yuko mu isezerano rya kera Yesu Kristo yari hidden, yari ahishe. Mu isezerano rishya Yesu Kristo yarahishuwe. Aya masekuruza tugiye kureba, amazina tugiye kureba ni amazina ariko si amateka abantu bafata ngo bige, ahubwo turarebamo Kristo urimo, bwari ubuhanuzi bwa Kristo. Ntabwo gusoma aya masekuruza benshi byaratugoraga, ariko harimo message irimo kandi ibitsemo. Buri zina ryose rifite ubuhanuzi. Dugendeye kuri Yesu Kristo ubwe, murongo tumaze iminsi dusoma muri Luka ibice 24 umurongo wa 27 ku bantu bari mu nzira yitwa inzira ijya Emawusi, we ubwiwe murongo wa 27 bavuze ngo atangirira kuri Mose. Mana ishimwe cyane. Rero nanjye nifuje gutangira kuri Mose ngo ndebe itangiro ese n'iki rifite bishingiye kwa aya mazina, kuko hari igihe imwe hari ibintu byajyaga bikorwa. Urakoze Masisa Emma Bibles. Hari ibintu byajyaga bikorwa asanga baratanga motivation. Yakobo byagenze gutya, Yosefu bagasa nk'abagira, Dawidi bakagera, Mose nibi ariko ndumva ari gace cyane cyakoze mw'aya mazina. Hari igihe bavuga ngo Nowa agira gutya ngo nawe ugomba kuba nka Nowa, Noki yagendanye n'Imana nawe ugomba kugendana n'Imana, ariko riri ntabwo nigeze mwumva Samoni cyangwa se cyigisho kigaragaza neza ahantu. Rero Yesu Kristo ngo ahera kuri Mose no kubahanuzi ngo asoma mu byanditswe, asobanura byose byanditswe kuri we, arimo asezera abigishwa biwe muri Luka 24:44. Ngo najyaga mbabwira ngo nibi najyaga mbabwira yaba muri Mose mu bahanuzi, ndetse yongeraho no muri Zaburi ababwira ko byose byari bikwiriye gusohora. Anavuga mu magambo nayo tumaze iminsi dusoma, twagiye dusoma mu buryo intego yacu ni ukubona Kristo mu byanditswe byose kuruta ko twagira indi message tubonamo. Muri Yohani 5:39 abwira abafarisayo n'abandi bose baramukurikiye, aho ngo musoma mu byanditswe cyangwa se muronda mu byanditswe yuko ariyo mufite ubugingo buhoraho, nyamara ibyanditswe ibyo musoma mushakishamo ubugingo buhoraho nibyo bimpamya. Ni nko kuvuga ngo yaravuze ngo ni jyewe bugingo. Rero ntabwo ibyanditswe ari byo bizana ubugingo, ahubwo ibyanditswe dusomamo watuzaniye iki? Watuzaniye ubugingo. Imana ishimwe cyane. Reka dutangire n'izina rya mbere. Izina rya mbere turebe kuri Adamu. Adamu turareba aho mu itangiriro dupesinga naba agace ku gace, tangira ibice 5 umurongo wa 1 n'uwa 2. Abango iki gitabo, iki ni igitabo cy'urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremyemo umuntu afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye, ibaha umugisha, ibitsa umuntu ku munsi baremewemo. Imana ishimwe cyane. Hano hantu Adamu, niki Adamu agaragaza? Niki Adamu tumubonamo? Ntabwo Imana yigeze ishaka gufata isura y'ihene, ntabwo Imana yigeze ishaka gufata isura y'imbwa, nta nubwo Imana yigeze ishaka gufata isura y'ihene y'ikindi kintu runaka. Oya, Imana yaremye umuntu nko kugaragaza form, kugaragaza uburyo izaza, kugaragaza imirambagire yayo, kugaragara uburyo izaba iteye, kugaragaza
uburyo izaba igaragara. Rero Adamu mu itangiro twasomye 1:26 ngo tureme umuntu ase natwe, hariya twabonye neza ko yariyo dream, zari inzozi z'Imana zo kurema umuntu, ariko umuntu akexpressing, akagaragaza, akerekana kamere yayo. Imana ishimwe cyane. Uyu Adamu rero yaremanywe iki? Yaremanywe nk'uko uyu munsi wa none dufite free will, dufite amahitamo dufite uyu munsi. Ntabwo yaje nyuma y'uko Adamu aguye ngo we abatara yafite mbere y'uko agwa, n'ubundi yarayafite. Adamu twarabibonye, nigeze kubisobanura, ntabwo Adamu yari righteous, ntabwo yari righteous by performance, kuko Imana yamubwiye ngo uzarye iburyo n'ibi ntuzarye. Ntabwo Imana yagomba kwari gukiranuka gushingiye kuri performance. Ntabwo yari umukiranutsi by nature. Umukiranutsi by nature yagomba kubibona ari uko ariye ku giti cy'ubugingo. Icyo giti cy'ubugingo nacyo cyari igicucu kigaragaza Kristo, we wagomba kuzana ubuzima bw'Imana mu bantu. Imana nishimwe cyane. Rero Adamu we mu guhitamo yahisemo, kuko yari yemerewe guhitamo. Uyu munsi tubitsindagira amahitamo Adamu yari afite, n'uyu munsi ni ahari. Uyu munsi umurimo Kristo yakoze yarawukoze kandi yarawushoje. Ibindi kuvuga ndi kubitsindagira nk'uko Brother Olympe yabivuze, as well as n'ijambo na Apostle Naaman yabitsindagiye cyane mu buryo bwimbitse. Nanjye ndongera kubitsindagira, si ikindi gishyashya nje kuzana. Uyu munsi wa none umurimo Kristo yakoze yarawukoze, ariko biradusaba kubwira abantu ubutumwa bwiza kugira ngo abizera bemera bakakira babashe kubona iki? Ubuzima bw'Imana bubashe kwinjira muri bo, gukiranwa kw'Imana kwinjire muri bo, kudaturutse ku mirimo, kudaturutse kuri performance, ahubwo guturutse mu kwakira no kwizera no kwizera Yesu Kristo, bakizera umurimo yagize gute? Umurimo yakoze. Adamu rero mu mahitamo yiwe, nk'uko twabisomye mu gice cya 3, Adamu yaje kugenda gutse. Adamu yaje kugira gutse? Yaje guhitamo to be independent. Yahisemo message Satani yamuzaniye anyuze mu nzoka, yari kumubwira ngo yego wowe ndagusaba n'ubundi umugambi w'Imana ifite nukuba nkayo, nukumera nkayo, nuko ubuzima bw'Imana buba muri wowe. Ibyo rero kubigeraho witegereza uzabikuzanira, widepandika kuzabikuzanira. Wowe ubwawe gerageza kandi uzagira gute? Uzabigeraho. Ngiki kinyoma, ngiyi inzoka. Uyu munsi Pawulo abivuga aho ngo ndatinya yuko ya nzoka yoheje Eva, ijwi ry'inzoka n'uyu munsi riracyavuga rinyuze mu madini atandukanye, aho babwira abantu ko bagomba kugerageza ikiri impossible, ikidashoboka, ariko bakakivuga. Rimwe na rimwe bakanatanga ingero muri Bibiliya, bakavuga ati Yosefu yirinda kuri muka Potifari. Niwe muntu bakunda gutinda ati mwa basore mwe bahugura urubyiruko, nibwo buryo batubwiraga mugerageze mwirinde ubusambanyi. Yosefu yirinze muka Potifari, nta kibazo afite, namwe mwirinde. Ni nka message ivuga yuko uyumvishije ashobora kugira ngo hari agakiza karimo. Nta gakiza karimo, ahubwo n'inzoka, n'ijwi ry'inzoka ribabwira ngo mwikwakira Kristo, mwishingira gukiranuka kw'Imana kugomba kubonekera muri Kristo Yesu. Ahubwo mwebwe ubwanyu nimugerageze mukiranuke uko mushoboye, kwera kw'Imana nimukureke mugerageze mwere. Ngiki kinyoma, ngiryo ijwi ry'inzoka ryavuze. Adamu bwe yahisemo, ya message n'umudamu wiwe aramubwira. Twabonye Brother Olympe yabisobanuye, we ku giti ciwe yari agifite amahitamo Adamu. Ndetse urebye Adamu niwe wakoze ikosa rinakomeye, n'ubundi mu byanditswe ntacyo uretse igihe cyo mu itangiriro naho ngaho Pawulo yamuvuze, ariko ahantu henshi umuntu uvugwa na Adamu niwe wakoze ikosa rikomeye
Eva ubwo wewe yego yarashutswe nawe, ariko Adamu he deliberate we ku giti ciwe ahitamo disobedience ku giti ciwe, ntiyigeze awe ashukwa. Navuga ngo niwe ubwabyo nubwo batabicukumbura yaramaze kubona icyo umugore wakoze icyo kiri gukora kuri we, byanze bikunze yaramaze kubibona kuri Adamu, yaramaze kugitegereza. Nawe aravuga ngo kama mbaya homba ni homboka, turaza kujyana. Hano hajya ibyigisho byinshi cyane wasanga ati abagore ati abagore mujye ati mwirinde ati Adamu ati Eva ararengana Adamu yarakiri muri authority, yarakiri mu bushobozi bwo kudinayinga umugore we nawe foreign. Adamu we ku giti cye aba deliberate, agira gutse afata umwanzuro. turimo turihuta, afata umwanzuro. Adamu nawe akora icyo kintu ati okay Eva we wahisemo kuba independent, kwijwi wumvishije iryo jwi nanjye ringezeho, ndabyemeye rwose. Tugomba guhitamo kwigenga, tugatangira kuba abanyamwigendaho, kuzageza ubwo tugera kuri level yo kuba nk'Imana, yo kuba Imana. The great sin, ngiki cyaha shinjira mwisi. Adamu rero acumura, ntabwo byigeze bitungura Imana, ntabwo byigeze bitungura Imana. Twarabibonye mpamya ko yagize ubwoba. Bibiliya nabigaragaza, yagize ubwoba. Ntabwo ati yewe Adamu we wari warabwi igiti cy'ubugingo nicyo, ariko humura kiracyahari. Azana indi vocabulary, ariko n'ubundi ivuga kimwe n'igiti cy'ubugingo, yitwa urubyaro. Imana ishimwe ku rubyaro rwari rwarateganyijwe mbere y'uko icyaha cyinjira mu isi. Umugambi wo gucungura umuntu wari waragenwe mbere y'uko icyaha kigira ku muntu, mbere y'uko umuntu afata umwanzuro wo gusuzugura. Byari byarateguye, nta nama yigeze ibaho nyuma y'uko Adamu acumura. Byari byarateguwe, Imana yari yabateguye. Ndetse abantu ba mbere babwiwe message, Adamu na Eva barabwirwa, nubwo babwiwe byinshi. Ikintu tugomba gukosora, si Imana yigeze ibavuma. Adamu yahawe message ivuga ngo ibyo ukoze ibyo nyine umuvumo uraje. Niyo mpamvu usanga abantu bababwira Imana iravuma. Please, ntabwo Imana ivuma, twarabibonye mu buryo bwose butaruka, byarasobanutse. Imana gutanga kwayo kose ni kwiza, niwe so w'imicyo, ntajya ahinduka, nta gacu ko guhinduka afite. Muri we nta muvumo umuvamo. Umuvumo ni Adamu ubwiwe wari uwuzanye. Cyo yarakoze ubwaco cyashibutse iki umuvumo. Lezo ketashia belezankia bimandoshaya lebola visa ya mini. Imana ishimwe cyane. Nk'abakristo hari message dufite. Ntabwo modo yacu, icyitegerezo cyacu ntabwo ari Adamu wa mbere, oya. Icyitegerezo cyacu ni Christ himself. Ntabwo tujya kwigira muri Adamu, oya, twigira kuri Kristo. Imana ishimwe cyane. Ikindi, kugwa kwa Adamu ni ikimenyetso simusiga. Abantu bitwa abanyedini batabasha no gutekereza, benshi bahumwe bari mu mwijima nibatekereza. Nimba Adamu wari innocent, utaragiraga icyaha, atabashe kuresista imbere ya Satani, atabashe kubona victory, none umuntu witandukanyije n'Imana ni kutazabona victory, akazamuka gasanga Imana. Kibishoboka. Imana turengere cyane. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorino ibice 15:45, urwandiko rwa mbere rw'Abikorino ibice 15:45. Ndi kwihutisha kugira ngo tuze kugira ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, na Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga iki ubugingo. Abakristo ntabwo turi muri Adamu w'ubugingo buzima, ni ukuvuga soul na mind. Yarariho ahumeka, ariko the life of God
is absent in him. Yarategereje ko ubuzima bw'Imana bwinjira muri we. Niyo mpamvu nitugeranya Adamu wa mbere n'icyaremwe gisha, icyaremwe gisha nta naho gihuriye, nta na comparison. Icyaremwe gisha is a God in him, ni Imana muri we, nta huriye na Adamu. Rero Adamu yari ubugingo buzima, ariko Yesu Kristo yari umwuka utanga ubugingo, niwe uri muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Tugende kuri izina rya kabiri ariryo Seti. Seti, reka dusome muce n'ubundi mu itangiriro ibice 5, niho turi umurongo wa gatatu. Tangiriro ibice 5 umurongo wa gatatu aravuga ngo kandi Adamu yamaze imyaka 130 avutse abyara umuhungu ufite ishusho ye usa nawe, amwita Seti. He was born, yabyaye umwana uri mu ishusho yiwe usa nawe. Ntabwo Adamu yabyaye ikindi kintu, yabyaye uwo basa. Twibukiranye ko Adamu we na Eva ntibigeze babyara umwana bataracumura. Never. Babyaye umwana nyuma yo kujya gute, nyuma yo gucumura. Iri zina Seti ana amazina ari Adamu sorry bisobanura umuntu, na amazina yose mu gihe burayo. Uyu Seti nawe ni bivuga uwagenwe cyangwa se uri appointing. Hano hantu nukurikira uyu Seti muzi yuko yavutse nyuma y'urupfu rwa Abeli. Ukurikiye ntabwo hano bahita babigaragaza, ariko mpamya nashidikanya ko Adamu na Eva babyaye Abeli, babanje Kayini bakabyana na Abeli. Noneho Kayini akaza kwica Abeli. Mpamya nashidikanya ko hari uko bari baritegereje bano bana, barabitegereza barabareba. Hano hantu hari igihe usanga ngo uzasanga imiryango yitabana ngo bamucunguzi, ugasanga umuryango uteze amakiriro k'uyu mwana. Ikindi, aya mazina ntabwo aya mazina ari ikintu gisanzwe. Aya mazina tugiye kureba no mu Rwanda, nureba abantu bize amateka urasanga abami benshi bitwaga amazina according to responsibility izo bagiye gukora. Hari abitwaga amazina bitewe nuko bagiye kwagura igihugu, hari abitwaga amazina bagiye nuko bagiye kurwanya ibyorezo, hari abitwaga amazina bishingiye ko ari abami bagiye kuza ari amahoro, bagiye bituze. Ayo mazina rero nimba mu muco w'amateka y'u Rwanda baritaga amazina afite icyo ashingiyeho, naho amazina nayo mu gihe urayo yari afite icyo agaragaza, yari afite n'icyo aricyo turi kurebamo. Uyu Adamu yita izina bita umwana Seti. Mpamya nashidikanya ko baranabivuze ngo Imana ibahaye Seti amubyara, yaje nk'ishumbushanyo, yaje ari nk'ishumbushanyo, kubera yuko mpamya ko Eliya bamubonagamo Abeli bamubonagamo imitekerereze yabo. Mpamya ko ari ikintu yabonaga muri Abeli gitandukanye n'icyo ibona muri Kayini. Rero nyuma haza kuza Seti uvuga ngo ni appointing. Bisobanura ngo yewe Adamu we, nubwo uguye mbere yo kugwa, ni meaning ku bakristo, Adamu agwa mbere y'uko ugwa, hari urubya, hari uwo nateguwe, hari appointing, hari uwagenwe, hari uwateguwe ugomba kuzaza kugira gute, uzaza kugukiza. Nusoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso 1:4, Abefeso 1:4-5 aba ngo nkuko yadutoranije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutari umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubireshejwe na Yesu Kristo
kubw'ineza y'ubushake bwayo. Kuvuka kwa Seti yari message ihabwa Adamu. Yewe Adamu, humura, there is a someone, there is a man who is appointed, hari uwateguwe uzagukiza icyo waguyemo, hari uzaza kugira gute, hari uzaza kugigukiza. Uyu munsi wa none nk'abakristo, twebwe uyu munsi wa none ntabwo yigeze ipointing umuntu umwe, ntiyigeze igena ngo runaka azakora gutya agire ku rwego ahinduka uwera. Yagenye igeno ryayo, his appointing, yapointinze ko Wineza Faustina, ipointinga ko my teacher cyangwa se my parent in spirit Orempe yagenye ko azaba uwera, azaba umukiranutsi, azaba umuziranenge utagawa, bidaturutse muri we, bidaturutse muri his effort, ahubwo biturutse. Yewe Adamu we, ntabwo ari wowe, si kuri wowe. Ntutangire gutekereza byinshi, ntutangire kwibaza byinshi. There is a someone who is appointed, who brings salvation to you, who brings holiness to you, who brings righteousness to you, who brings rebo shakita labima ando zakia sini zekota shia bini. Ini gospel Adamu yarimo guhabwa. Turakomeje tugenda kuri izina rya gatatu. Izina rya gatatu aryo bita Enosh. Reka tusome mu Itangiriro 5:6. Itangiriro 5:6 ni muri mucyaje turi gusomamo, nuko turi gusoma one by one. 3, Seti yamaze imyaka 105 avutse abyara Enoki. Amaze kubyara Enoki, Seti arongera amara imyaka 807 ayibyaramo abahungu n'abakobwa iminsi okay. Yego. Hano Enoshi bisobanura iki? Hano Enoshi avuka, Enoshi bisobanura iki? Bisobanura the weakness man, umunyantege nkeya. Icyo Adamu yakoze cyagomba kuzana manifestation. Adamu before far, mbere y'ukagwa, he was strong. His body, he was strong. Umuntu wagiye kumara imyaka za 900, please tekereza umubiri uko wari umeze. Ariko icyaha amaze gukora ubwaco cyari gitangiye ku weakeninga, guca intege umubiri. Umubiri atangiye kuba weak, si umubiri gusa, nukubanga soro yari tangiye kuba weak, mind yiwe yari tangiye kuba weak. Sometimes rimwe na rimwe mubona ari ubona abantu hari ibintu bakora cyose ubushobozi bafite, ariko Adamu level yarariho kugira ngo afate appellation yita inyamaswa zose amazina yazo. Ntabwo kiri ari ikintu kiri supernatural, ntabwo ari ikintu kiri natural. Uyu munsi wa none twabaca ngo hari umuntu uri able yo kugishobora. None cyo Adamu we yakoze cyatangiye quickening. Enoshi rero bisobanura weak man, a weak man, umunyana nkeya. Ariko nubwo ari ryo zina giye kwitwa, siwe, he was a shadow. Ni message igaragaza ngo yewe Adamu we, icyo wakoze cyazaniye iki? Cyazaniye umuntu ntege nke. Kubera iki? Habaye urupfu. Uruhe rupfu? Urupfu mu buryo bw'umwuka ba separation. Imibereho, ubuzima, imyitwarire itangira kwangirika. Umuntu yaratangiye kugaragazwa yuko nta bushobozi afite bwo kwikizwa. Nivuga ngo izo ntege nkeya nacyo cyari ikimenyetso. His revelation cyari ikimenyetso. Imana ijya kuzana amategeko, ni tools, ni igikoresho, ni uburyo yarizanye ngo bwereke Abisirayeli, message bwereke Abisirayeli yuko bidashoboka mu bushobozi bwabo, ko bashobora kuricinga standard y'Imana through his ability, banyuze mu bushobozi bwabo. Kuko umuntu yarangiritse, umuntu he become weak, yagize gute? Yarangiritse. Twebwe abakristo ntabwo uyu munsi wa none tugomba kwibona n'iyo shusho uzasanga abantu bayivuga. Reka dusome mu Baheburayo 4:15. Baheburayo 4:15. Abaheburayo 4
15. Yes, Hebrew chapter 4 verse 15 avuga ngo kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kuburana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Yesu Kristo, he take humanity, yafashe ubumuntu ariyo weakness yarafashe, ariko purpose cyangwa se umugambi wayo kwari ugukiza umuntu wamaze kuba weak. Now we are turi ibyaremwe bisha. No, nta mpamvu n'imwe yo gusenga ngo mana ngo ndi umunyantege nkeya, ngo urabibona sinshoboye, ngo urabibona simbashije. Ayo masengesho ni separation, uri separa na Kristo. Now you are no longer, ntabwo uri enoshi, never, ntabwo uri weak man, uri strong man, not because of the life of God in you, kubera ubuzima bw'Imana already are in you. Ntabwo ushingira from your effort, nibishingira ku mbaraga zawe, ngo nubona ikintu kirenze ubushobozi bwawe, nubona umushinga runaka uzagusaba miliyoni 100, ati reka birasaba ko umuntu noneho uzasanga ari za nyigisho z'abanyamadini ngo Gideyoni ngo ugende uko imbaraga zawe zingana. Reka Gideyoni imbaraga ze bavugaga uko zingana. Yewe Gideyoni we, is not you, yari message imubwira ngo si wowe, nyemerera mbashe gukorera muri we, ndakora ibidasanzwe. Na Gideyoni yari shadow, no twebwe si shadow, we are true substance. Jesus Christ is already reign in us, yimye muri twebwe. All his strength, imbaraga ze zamize byiteka intege nke za muntu. Now we live in his supernatural power. We are strength, we are so strength. Ushobora kuzahera mu gitondo nkora nigisha, nkageza 2 z'ijoro naza nkanigisha. Ahanga nta kibazo na kimwe mfite. Is not because my strength, Jesus Christ who live in me provide me. Man shinga cyane. Zina rya kane ni izina rya Kenan. Ni izina rya Kenan. Kenan dusome turasoma mu itangiriro 5 umurongo wa 9. Itangiriro 5 umurongo wa 9. Enoshi yamaze imyaka 90 avutse, abyara Kenan. Maze kubyara Kenan, Enoshi arongera amara imyaka 815, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Imana ishimwe cyane. Tugeze ku izina rya kane bita Kenan. Kenan means, ni izina ni Giheburayo urizanye mu Cyongereza, is a man of sorrow, umuntu w'agahinda. Wa muntu ntabwo yabaye weak gusa, ahubwo amarangamutima ye yarangiritse. His soul yarangiritse, yatangiye kwangirika. Umubiri we watangiye kwibasirwa n'indwara, hatangiye kuza pain ni manifestation y'ingaruka z'icyo Adamu yari yakoze. Zazanye icyo bita zazanye kwangirika. Umuntu aba weak, noneho byarangiye agize agahinda, haza ubwihebe, haza ubwoba muri we budasanzwe. Nusoma uyu muntu Kristo yaje afite ishusho yiwe. Yesaya aramuhanura. Yesaya 53, kwihute Yesaya 53, Yesaya 53 umurongo wa 3. Turebe Yesu Kristo wo yaje ariwe atariwe, kuko hari identification na substitution. Umurongo wa 3, yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasurwa n'umuntu abandi bima amaso, natwe nitumwubahe. Hano kandi ngo nuko intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Reka tugeze ahangaha. Hano Enosh riva a man of sorrow. Jesus Christ, he preferred to come. His incarnation yagomba kuza ari a man of sorrow, because he identified us
yari our identification. Akagahinda kiwe wamenyereye imibabaro siwe ahubwo nukwerekana. She revealed the form, yerekanaga urwego umuntu agomba. Esaya abihanura yabonaga urwego umuntu azaba ariho bigaragara muri Kristo Yesu. Iri zina Enoshel rigaragaza ngo wa muntu wabaye wiki ntabwo yasigaye ari wiki gusa, yarangiritse. Izo ngwara ziraza, kugahinda karaza, ubwihebe buraza, ubwoba muri we buraza, burataha. Kuri twebwe abizera ntabwo uyu munsi wa none twawusomye murongo. Kristo yikoreye intimba zacu, yikoreye our weakness, yikoreye indwara zacu, yikoreye ubumuga bwacu. Now uyu munsi simba n'uburyo abakristo bicara bakaganira bari kuvuga bakanabeshyera Imana ngo Imana ikoresha indwara. Kamu ni gute ikoresha indwara? ngo yigisha ikwigisha ikisi ikoresha indwara zazanwe n'icyo Adamu yakoze. None Imana igiye kwifatanya na Adamu waguye ngo izane ikintu ikizanira abantu iza kwigisha umuntu ngo Imana yerekane ko ikiza. Never. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo Imana itwigishiriza mu burwayi. Izi mpaka nagira ngo basobanurire nizinavuka kuri mwebwe. Please, niba ubona abantu batabyumva, let's them, muzabareke bazageraho babyumve. Natwe turimo turabyumva. Orempa arabizi, naramugoye bihagije. My brother, be blessed. I repeat, be blessed. Ariko manure ni Orempa sinzi usube zamusura niba ngombwa muheze ngane na madamu wiwe mubaze uburyo yamuterese. Orempa rabose nuko atigeze aba umusore muheze genda bizi. Nta mukobwa ari kumunanira, yaranterese my friend, aranteretsa. Twabaga turimo twigisha turi mu rusengero, yarazaga nakwigisha ngambatiza muri kwigisha mu mukuru w'amasengesho nkabati byahishuwe yega ngo ndabisobanura nkasobanura abantu bose buzura ubwo. Orempa gakoma amashi nkagira ngo nibura ari marashi ahubwo nufata uriya muntu yamenye ubutumwa bwe. Orempa narabumenye, nibyo naramenya nzabimenya. Be blessed. Man ishimwe cyane. Oh, happy for you, Freddy, my God. Man ishimwe cyane. Lebo shakota si Mandela ba. I'm proud of you, my brother. I'm proud of you. And me also, I'm proud of you. Erezoke tosha yabi mandosha yazini keta yabini mandosa yazini. Twagiye mu itangiro gatanu. Dusome turebe izina rya gatanu bitsa Mahalel. Tugeze muri section ya kabiri ndi kwihutisha ko biri kose. Ndagerageza Mahalel itangiro gatanu umurongo turasoma ku murongo wa 14. Itangiro gatanu wa 14 abango turasoma ku murongo wa 13. Sorry, itangiro gatanu murongo wa 13. Kenani yamaze imyaka 70 avutse abyara Mahalel. Wasaka wajya 12. Nibarye verso zo muri soft zahura nizo muri hard copy. Yes, Kenani yamaze imyaka 70 avutse abyaramo Mahalel. Iri zina noneho Mahalel ninde? Mahalel turarihuza na Yeredi. Reka ndisome niri zina rya gatanu bite bihuza kugira ngo byose bize guhita bijyana. Turasoma 15 ngo Mahaleli yamaze imyaka 65 avutse abyara Yeredi. Mana ishimwe cyane. Iri zina Mahaleli ni izina uriuka Yesaya hanura Yesu Kristo uzavuka yavuze amazina yabo ngo umwami w'amahoro, the blessed God. Hari Paulo akurakoresha ngo Imana y'amahoro mwebwe ubwanyu, a blessed God, Imana yuzuye umugisha. Bango iri Mahaleli ni blessed God cyangwa se blessed man. Ariko iyo urebye mu Giheburayo nyirizina ni blessed gods. No niki byasha gusobanura iri zina Yeredi n'iri zina Mahaleli ubihuje kugira ngo tubashe kwihutisha. Mahaleli usomye muri Yohana 1:14 hagaragaza Mahaleli.
Yohana 14:14 ngo jambo yabaye umuntu tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege ngo abana natwe yuzuye ubuntu n'ukuri. This Mahareri yari Mahareri na Yeredi ni incarnation. Uyu muntu wamaze kwangirika, uyu muntu wamaze gupfapfana, hari nubuhe buryo nubuhe bizagenda bite? Ese Imana izahagara mu ijuru ive ngo nohereje imbaraga mugerageze mwirwano, yego tubaraga natwohereje, ariko namwe mugerageze mudushakishe mwireme ubushobozi ubundi muzasanga iwanjye. Oya, Imana y'ubwayo ariyo blessed gods, ariyo zina Mahareri risobanura, yagenye uburyo igomba kuzaza. Salvation cyangwa se agakiza ni Imana yateye umuntu, yateye intambwe igana mu kwangirika, igana mu bisebe binuka, igana mu rupfu, igana mu cyaha, iramanuka. Si umuntu yabwiye ngo va mu cyaha uze usange. Oya, hari ibitekerezo byinshi byagiye biremwa byitwa ijuru, ugasanga abantu inshuro nyinshi cyane bararirimba ibitekerezo by'ijuru. Oya, ni Imana y'ubwayo, the blessed gods, ya stepinze down, umwami w'amahoro yagombaga ubwiwe. Nono iri jambo bita iri zina Yeredi twarisomye, nuvuga ngo ni ijambo mu gihe burayo urikize mu cyongereza, nuvuga ngo azamanuka, he shall come down. Ntabwo ari umuntu uzazamuka ngasanga Imana, ahubwo ni Imana y'ubwayo izamanuka igasanga umuntu muri za kondisiyo mbi cyane, n'izamanuka jya ute, n'izamanuka ikasanga ikabanza kuza kumukiriza. Si umuntu uzazamuka ngo ajye gusanga Imana, ni Imana izaza ije ifite gahunda yo kwereka Yesu Kristo agomba kuza kwerekana data, akaza gusenya icyaha kandi akazana iki, akazana agakiza. Imana ishimwe cyane. Aya mazina abiri yaba Mahareri blessed gods, Yeredi blessed God, he shall come down. Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana y'umugisha izamanuka. Nimanuka iramanuka iza muri castles. Ntabwo ari umuntu uri muri castles, umuntu uri mu muvumo ugiye kuzamuka umusanga. Ba bantu bigisha ngo tanga ukizwe umuvumo, ni nko kuvuga ngo Imana ntabwo yigeze imanuka. Imana we yega gahinda, ntabwo yigeze imanuka ngo igusange mu muvumo, ahubwo rasaba tanga, wowe agira icyo ukora uzamuka uyisange mu mugisha, iguhereza umugisha. Pawulo avuga ngo aba n'abanzi b'umusaraba sinabyumvaga, ariko nimba hari umuntu uyu munsi mubi, umuntu ufata bizera kavuga ngo mufite karande, mufite imivumo akabivuga, ni umwanzi w'umusaraba, ni umugome. Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Mahareri, he shall come down, y'ubwayo izagira gute, ubwayo izamanuka. Kandi ni imanuka, Pawulo yarabivuze mu Bafilipi ibice bibiri, mu Bafilipi ibice bibiri umurongo wa 3 kugeza 8, Abafilipi ibice bibiri umurongo wa 2 umurongo wa 3 kugeza 8. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyateje guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Imana ishimwe cyane. As is a God himself, he stepped down, gasanga umuntu muze condition, muri za condition. Si umuntu uzivana mu cyaha, ni Imana yagomba kuza kumuvana mu cyaha. Si umuntu uzikiza uburwayi, ni Imana ubwagomba kuza kumukiza. Si umuntu ugomba kuzivana mu muvumo, ni Imana yagomba kuza kumuvana mu muvumo. Imana ishimwe cyane. None ikaza kumubona mu muvumo ibigenje gite. Tugiye ku izina rya Enoshi. Yesu Kristo, Enoshi ni ijambo vuga teaching cyangwa se kwigisha. Yesu Kristo ikintu yabanje gukora, yaranabisobanuye, yabanje kwigisha, anabibwira abigisha. Umurongo natangiye mabwira muri Enoki, iryo zina kubera umwanya wacu mbona uri mugena kandi shaka gira utuntu 3 tuza gusengamo, abantu bose bashaka ari amazina bazayasoma mu gitabo itangiriro ibice 5 niho bazasoma. Nk'iri zina rya Enoki riri ku murongo wa 18. Yeredi yamaze imyaka
na 62 avutse abyara Enoki. Imana ishimwe cyane. Enoki avutse, Enoki ngo yagendanye n'Imana. Enoki, what means that to you? Kugendana n'Imana ni iki kuri twebwe? Hari ukuntu basobanuraga ngo Enoki yagendanye n'Imana, ariko Enoki afite byinshi yavuze nubwo tutabibona. Ariko usomye nko muri Yuda 14, impamvu ndavuze igice ni igice kimwe gusa kuri 14, urabona ko Enoki yahanuye. Reka turebe Yuda gice cya mbere, ni igice kimwe n'ubundi gihari. Yuda 14, Henoki wa karindwi uhereye kuri Adamu yahanuye ibyabati, dore Uwiteka yazanye n'inzovu nyinshi z'abera be. Yagaragaje incarnation, yagaragaje ko Imana y'ubwayo izaza. Rero Enoki naho nyuma yuko Yesu Kristo yuko the blessed God imaze gufata umubiri w'umuntu ikamanuka, ntabwo yahise ipfa. Uribaza kubera iki Yesu Kristo ataje ngo acungura abantu akabanza kwigisha? Yagomba kubanza guhishura data, akerekana data, akavuga umugambi wiwe. Bari abantu bo muri Emausi, bo mu nzira yaga Emausi, yango yahereye kuri Mose abasobanurira. Ariko si bariya gusa, n'abandi yarababwira ati twumvikane, uhereye kuri Mose kaya ku bahanuzi ndetse ukajya no muri Zaburi. Nahoze mbibabwira bitaraba, mbabwira ko bizagira gute, bizasora. Yesu Kristo yaje kwigisha nk'uko Enoki yigishije. Enoki bivuga umwigisha cyangwa se bivuga kwigisha, guhugura, kwereka umuntu igikwiye kugenzwa n'igikwiye gukorwa. Aribyo bisobanura Yesu Kristo aje guhishura, ariko aje no kwigisha ngo yerekane ibintu uko bigomba kumera. Amategeko bari barishe nabi, we abereka uburyo bagomba kuyagenza. Noneho uyu Enoki yigisha, Yesu Kristo ari kwigisha, yigishije iki? Yavuze yuko wa muntu wangiritse, wa muntu wapfuye nabi, bizagenda gute? Azamukirisha iki? Azamukiza gute? Azamukiza binyuze mu rupfu. Umurongo muri hamwe itangiriro 5 kuri Metusela ni 5:21. Enoki yamaze imyaka 60 avutse abyara Metusela bisobanura ngo kuri bo. Mwibuke ko Metusela hagati araza kuza Lameki, nabako Lameki ahita aza kuza Nowa. Mwibuke ikintu cyabaye kuri Nowa. Uyu Metusela niwe muntu warambye cyane. Mwibuke mu nzandiko ejo nazanga ngo kwihangana Petero yavuze niki, nzabibasobanurira kabita misobanura bigendamo. Yasobanuye iki kwihangana? Kuki Metusela yamaze igihe kire cyane kurenza abandi bantu, yamaze imyaka 939 byagenze gute? Ngo kwihangana k'umwami wacu Yesu Kristo niko gakiza. Nusoma mu rwandiko n'ubundi rwa kabiri rwa Petero 3:9 baravuga ngo ntabwo Imana itiziseza nkuko beshi bibesha, oya ahubwo twihanganira idashaka ko hari n'umwe wagira gute, n'umwe warimbuka. Imana nishimwe cyane. Imana kubera iki? Mwibuke nawe ari kubaza inguge, yabwiye abantu akajya babwira Imana yifuzaga ko abantu bose, ntabwo yigeze yifuza ko barimbuka. Iriya nguge ikorwa si inguge yarije kurimbura abantu, ahubwo yakoze uburyo bwose bushobotse. Arababwira imyaka Metusela iratinda, ariko Metusela gutinda kwiwe bo bari bazi ngo ntuzapfa ibyago bikaza. Noneho bo bari bazi ko ngo ntuzapfa hakaza iki? Urupfu rwe ruzazana. Kuri bo bari bazi ko ruzazana ibyago. Nyamara twebwe abakristo twashurirwa iki? Wa wundi twabonye kuri Mahaleri na Yeredi waje muri incarnation, akaza Enoki akigisha. Yarangiza kwigisha, yagomba kwigisha iby'urupfu rwiwe. Metusela urupfu rwe ruzaza. Twebwe rero urupfu rwa Yesu Kristo, urupfu rwe nirwo rwagombaga gukiza wa muntu, nirwo rwagomba kuzana agakiza kuri wa muntu. Gukizwa urupfu rwe nirwo rwagomba kuzana gushyira iherezo ku cyaha, nirwo rwagomba gusenya Satani, nirwo rwagomba kuzana gutsindishirizwa, nirwo rwagomba kuzana ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none umukristo waba ngo mu rupfu rwa Yesu Kristo warababariwe by'iteka. Kubera urupfu rwa Yesu Kristo waratsindishijwe by'iteka, warejejwe kandi uratunganye by'iteka. Tugana kuri Lameki
tugana kuri Lameki, ndetse na Nowa. Lameki, reka tusome Lameki. Excuse Frederick. Yes, excuse. Subiramo kuri Metusela njye simpumvise neza. Metusela biravuga ngo urupfu rwe ruzazana. Kuri bo rero bobo nubundi nta umuntu niyo munsi biciye mu cyo bita divinity, kumenya ibizaba, bari batangiye kubona umwuzure kuzaba, bakabonera ko umunsi Metusela yapfuye niwo umwuzure uzaba. Hari n'amateka agaragaza ko Metusela bamurindaga ikintu cyose cyamwica, kuko batinyaga yuko napfa urupfu rwe ruzahita ruzana akaga mu isi. Kuri twebwe rero Metusela usanga ngo urupfu rwe ruzazana. Wa wundi Enoki wigishaga cyangwa wigisha yigisha iki? Yesu Kristo yigishije iki? Yigishije umunsi ayerekana buri munsi yagaragazaga urupfu rwiwe, agaragaza ko mu rupfu rwiwe ngo nk'uko Mose yamanitse, Yohani 3:14 yamanitse, niko umwana w'umuntu azamanikwa minsi 3 umwizera wese kugira ngo abashe guhabwa ubugingo buhoraho. Noneho uyu Enoki wasohoraga Yesu Kristo mwigisha akaza kubereka Metusela uvuga ngo urupfu rwe ruzazana. Kuri twe abakristo byasobanuraga iki? Urupfu rwa Kristo rwazanye iki? Rwazanye agakiza, rwashizeho iherezo ku cyaha, rwasenye Satani. Nicyo bisobanura. Sinzi niba wumvishije. Nabyumvise. Merci beaucoup. Urakoze cyane papa, urakoze. Dusoza uyu kuri Lameki ndetse na Nowa. Lameki 5:28. Lameki yamaze imyaka Metusela yamaze imyaka 187 avutse abyara Lameki. Lameki nawe aza kubyara Nowa. Yose mitanyahuriza cyane kugira ngo tuze gusoza. Hano tugeze kuri Lameki bivuga Lameki bango wa muntu noneho dusubiye inyuma kuri Kenani, wa muntu afite agahinda, wa muntu wabaye wiki akaza kugira pain, akaza kwangirika, nukuvuga ngo yarangiritse ku rwego asigara, there is no hopelessness. Lameki bisobanura ngo nta byiringiro byabiri basanga abantu bitongo ni banta amabyariro, nta byiringiro bihari, nta uzandengera, ntaki. Naho umuntu yageze kuri level nta kintu na kimwe cyo kubasha kumurengera. Ni level igaragaza Yesu Kristo aza akaza kudupfira, bigaragaza ko byose byabe mu gihe cyagenwe, yapfuye cyangwa se yaze kudukiza. Kuri level ya nyuma nta kintu na kimwe umuntu yakwiratana. Bivuga ngo uyu munsi wa none urupfu rwa Kristo ni ikimenyetso cyagaragaza ngo nta bushobozi na buke busigaye, yaba bariho yaba bazabaho, bafite ubushobozi bwo kwikiza. That's the meaning of the Lameki. Bivuga hopelessness, nta byiringiro ntacyo. Dusomye muri Yesaya rimwe yagaragaje iyo condition abantu barimo biciye mu Bisirayeli. Yesaya igice cya 1:4 tugeze 6 bavuze ngo dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye uwera wa Isirayeli, baramuharuruka basubira inyuma. Niki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira inguma, ubugome muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhere mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma, ni imibyimba, ni ibisebe binuka bitigeze gukangwa cyangwa gufukwa, nta nubwo byabobejwe amavuta. Yesaya yagaragaje Isirayeli nayo ni sample, ni igishushanyo, ntabwo ari abiseye gusa, byagaragaje humanity yose, urwego yari yarangiritse. A man full of sorrow, wuzuye agahinda, yaje kugira ku rwego nta maciro na makeya. Haza kuza Enoki, ariwe nshorejeho, ariwe final ya salvation. Yaravuze ngo yemwe abarushe, muri Matayo 11:28 kweza 30, yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Enoki bisobanura rise, kuruhuka. Muri Kristo binyuze mu murimo yaje gukiza, agakiza umuntu wari helplessness, utari kugira icyo ashobora, utari kugira icyo yishobora. Yaraje anesha urupfu, anesha icyaha,
yishiraho igihano cya wa muntu cyose, avana buri kintu cyose, arangije amuzana mu buruhukiro. Ni uburuhukiro bw'iteka, yatsindishijwe mu buryo bw'iteka, nta kintu na kimwe kigomba kumutsinda. Intsinzi yarayimuzaniye, nta mpamvu zo kongera kurwana. Arwanya icyaha, cyararwanyijwe. Lebo shakita ya bimandosha mahaleli. God blessed, God Imana y'umugisha yaba Yerodi yamanutse, yaramanutse ifata umubiri, iza gukiza wa muntu, iza gukiza wa muntu ageze kuri level ya nyuma yo kwangirika. Be blessed. Murakoze. Tugiye gusenga minota 3. Yes, anytime tuzasenga. Ndibaza ko ejo ari umunsi mwiza. Abazaboneka nane zagerageza kuwa 4 dufata umunsi umwanya mwiza wo gusenga. Ariko I stop by here. Tuzasubira ikindi gihe. Ndashimira muyobozi wacu Pastor Mano wamaye ino opportunity. Really sorry, ejo byarangoye, byarangoye mu buryo bugize nanjye ntateguye, ariko I make you buri kintu cyose cyo kutwigisha. Navuze ngo umuntu wese muzayimubona muhaye umwanya. Take care, pray for him kugira ngo avuge Kristo. Imana ishimwe cyane. Reka dushimire Imana. Data wa twese, zerepota shia bimandoza ya velebo shakita si enebo naravisa ya bi enekota shia zini zonekota shia ribre lezokeya si enebo shankeya zerepota shi mandosa ushimwe zankere bosha ya sini rebo shakia bimandosha ya lebo shaya. Wamaze kubona umuntu kaguye, ugena uburyo azaza, ugena uburyo uwo azaza gucungura umuntu wangiritse wuzuye agahinda. Imana y'umugisha yari ifite akamero ko kuba Imana, ukaza ugahitamo kaza kuba umuntu, ukaza mwisi ukamanuka ugasanga umuntu mu cyaha, uje kuzana umuntu utari ufite ibyiringiro namba, ukamuzana agakiza. Iyi ni inkuru nziza, ni inkuru y'agakiza izana kubohoka, izana gukiza, izana kubatuka. Waje gukiza. Uyu munsi wa none dusobanukiwe neza, ni Kristo wari wuzuye mu byanditswe. Uri Kristo guhera mu itangiriro kugeza mu byashuwe. Lebo shakita labine lezankisha bi elevoya zankesha ya bini. Reka ubwiza bwawe twe turi ibyaremwe bisha zepota shia. Duhagarare muri Kristo, tuvugire muri Kristo, dusengere muri Kristo, tubwirize muri Kristo, duguriye muri Kristo. Buri kintu cyose tugikore muri Kristo kugira ngo abatarinjira tubinjize. Niba tubabwiriza ubutumwa bakizera, babashe gukira. Dukize benshi barimbuka. Ntabwo idini rikiza, ntabwo ryakiza, ryabaca umuntu rimubwira ko azashoboye. Nyamara Bibiliya igaragaje ko umuntu yaraguye kugera ubwo asigara ari hopelessness, nta byiringiro, nta nzira nimwe kuzakira uretse Sabato wacu ariwe Kristo. Uwo Nowa yashushanyaga, araza ngo yemwe abarushe ndaje, icyanje kukivanaho kandi nje kukikoraho byiteka, nje gutsinda urupfu. Lebo shakita ya bini, yambara umubiri, ahuza amaraso natwe kugira ngo urupfu aruhinduze ubusa. Uwari ufite ubutware bw'urupfu ariwe Satani, abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu, uyu munsi tubatuke twinjire mu munezero. Lebo shakita ya bini, washyizeho indwara zose zari igisubizo, zari reziritsa yo gwa kwa muntu zibambwanwa. Ujya ku musaraba kugira ngo izo ndwara nazo zibambe. Nta ndwara nimwe dezakitashi yo erebo sakita ya bini fuyo lebo shabinyuze mu butumwa bwawe bwiza. Twakira kubohoka, twakira gukira ku buryo bwose. Nushimwe shigwe hejuru muri byose. Lela siya bini sanketa ya shiri. Amina, amina, amina. Murakoze, muri umugisha. Hallelujah. Glory, Umugisha Freddy, my goodness, we are so blessed. Hallelujah, hallelujah. Uri umugisha cyane Papa Frederic, urakoze cyane, uraduheza.